mwa umva ibyo wakoraga bireke ngwino hano mwana wa irukanka ngiye ku irembo hari umushyitsi uje umukingurire umuzane kandi umuganiriza uko nagutoje uko nakureze umuganirize aze yishimye agere mbese imbere yanjye yishimye agere mu rugo rw'Umuranga Family TV yishimye cyane ngaho irukanka Kaze neza rero mukobwa utari igikobwa kaze neza mukobwa wanyoye amatafani itabi kaze neza mukobwa we uteye neza wamatama n'amataye uteye umwanya gatare mukobwa mwiza rero ukwiye gukobwa bihogo apana gukobwa inkoko mukobwa rwose tuguhaye ikaze cyane hano iwacu n'ukuri ku Muranga uri buhabone ukubereye ukugenewe kandi mwiza cyane y'imico n'imyifatire sinakubesha aho kukubesha nakwambara ishyanga karibu ku Muranga Family TV bira umugabo n'abana ndashimye yego sabashimye n'ukuri karibu ku Muranga Family TV ku Muranga Family TV rero wahageze rwose ni iby'agaciro kwakira umuntu nk'uyu usa gutya murabibona ko ari umukobwa mwiza murabibona ko acyambara kinyarwanda mbese murabibona ko yuzuye mutera agatebe rero mumukurikire mbe mwana wa banguka hano sha banguka ibyo byatsi wufiraga bireke umushyitsi araje ngo umutetere umushyitsi araje ngo umuvugire umuvugo yego mama karibu cira bugufi umushyitsi muraho neza turakwakiriye hano ku Muranga TV show nukuri buryo ujya kuvuka wavutse nk'uko abandi bavuka apana kuvuka nkavuka gusa uvuka abanzi bavuga ngo ntago uzigera uvuga none ubu ngubu uravuga ni nayo mpamvu nkuvuga mise nkuhimbira umuvugo wowe mwari mwiza utamwaye ubwiza uteye ubwuzu uramutse utewe nta gutuza wagutera twamutera ari no guteka nukuri ibwami ni wowe ukwiye ubwamikazi nukuri mu bageni ni wowe mugeni wowe mukobwa utari igikobwa mu bakobwa ni wowe mukobwa ukwiye gukobwa bihogo apana gukobwa icyitwa inkoko siko bimeze ngaho mwenyura se mama aramwenyuye Muranga Family TV murabibona ukuntu amubyiniriye ati umukobwa rwose ati kandi wagutera twamutera atetse uzi umuntu wagutera utetse akakubuza kurya nyabo ukabwirirwa ngaho komeza mwana wanjye nubwo ntawishwe n'uruvugo sinzi ukuntu ndakuvuga ariko ngomba kukuvuga wayi note nta kuvuga njyewe ndi mwene havuga gusa mbuze uko nkuvuga nanone nkucishe mu muvugo cyane ko nakuvuga ubusa ndamutse nkuvuzeho ubusa naba nkusize urubwa nukurisha nubwo ndidage bitewe n'ukuntu ndi kukubona kuri wowe nanatanga $10,000 kugira ngo ndebe niwe mise ndeba nkahita mbindebe burya Daniza afite madamu ariko ngo kuri wowe yabindaya ibaze ko na Diamond w'i Dar es Salaam na Dodoma adirigadiri ariko dance izina ryawe sha yabuze ukuntu ruwatanze ndapfuye
ayo mana ku isi hose ni wowe misi w'isi, muri Esipanye ni wowe posita, mbega isura iri supesho, ayisuwe yuko usuka gusiga uhora usize, burya urusiziho bamaze gusinya ko ari ukuba amasa ari wowe sisita wa Yesu. ayiwe Ikaze rero. ihorere mama urimba wanjye Ikaze, Nuko. ikaze mu rugo. mwana wanjye Yego, mama. urakoze kwakira umushyitsi ku Muranga Family TV. Yego. Nuko isubirire muri twa turimo twawe, ariko wibuke no gukora dovuwari. Nari n'ubundi niyo nari ngiye guhita nkurikiza. Uturimo waturangije, genda wige mwana wanjye. Ariko mama uze kubanguka, uze kunsobanurira ya ekwasiyo. Ndabikubwiye. Rero reka nsubire. Ngaho subira mu mirimo yawe. Umushyitsi. murakoze Yego. Hano ni mu rugo uzajya wisanga buri gihe. Ewe rwose nibyo. Oliva, ndahamya ko wishimye kandi ndahamya ko abantu bakurikiye Umuranga Family TV bose bishimye, bashimishijwe n'uburyo umwana kubyinira. Ariko arakubyiniriye, mbona ugiye no kurira. numva ego arashimishije cyane. Mbese yewe mana nyagasani, ubwo rero bantu mukurikiye Umuranga Family TV, mwabiroye ibirori bibera hano, mwateye agatebe, ndahamya ko nta rungu mwagize. Umuranga Family TV rero wongeye kwishimira uyu mukobwa. Muramubona? Uyu mubyeyi afite umwana umwe w'imyaka 4. Ubwo rero uwumva afite iyerekwa, nyamuneka shaka Umuranga Family TV, turamukugezaho, turaguhuza nawe, kandi nta kiguzi twaka kugira ngo tuguhuze nawe. Ikaze ku Muranga Family TV, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro ya Nyagasani. Ubasuhuza nk'uko bisanzwe, ubagezaho ikiganiro cyiza cyane, Mama Nick. Uyu munsi rero nongeye gushimira Imana yampaye abakobwa beza bakaza ku Muranga Family TV. Umuranga Family TV ni ukuri muwugane, nta bihembo waka, uraguhuza n'umukunzi hanyuma mugende mu rwubaki. Umuranga Family TV ntubeshya, iby'ukuri ni ukuri, igira ukuri. Umuranga Family TV rero utabatindiye mu kanya ugiye kubereka ikibajo shawo, ndakibakumbuje. Umva, mutere udutebe murebe ikibajo cyiza, ariko mana umva nakibonye. Umva, no kuvuga byonyine amvugisha kuri telefone numvaga hari irukuru zirimo kunkurura. Ubu rero nabicara imbere, ndahamya ko muri bwumve ko ntabeshyaga, ntabwo genge ndemo, ni ukuri mvugisha ukuri. Mu kanya rero ngiye kubwira umwana mu gikari, hanyuma ze ajye kuzana umushyitsi ku irembo. Rwose muramwibonera, shabashimye ni ukuri. Karibu ku Muranga Family TV. Ku Muranga Family TV rero wahageze, rwose ni iby'agaciro kwakira umuntu nk'uyu usa gutya. Murabibona ko ari umukobwa mwiza, murabibona ko acyambara kinyarwanda, mbese murabibona ko yuzuye. Mutera agatebe rero mumukurikire. Watangira wibwira abakurikiye Umuranga Family TV. harya kwivuga, nitwa Oliva, mu rugo ni Muhanga ariko mba i Kigali. Impamvu zo gushakisha. Birumvikana. Hanyuma se mu buryo bwo gushakisha birumvikana, wagiye mu ishuri? Yego, warize? Nizeho gake. Yego. Ufite amashuri angahe Oliva? 6 yisumbuye. Ntago wize gato ahubwo. Abantu babona, umva, abantu mudukurikiranye, umuntu ngo yarangije 6,
ngo yize gato ubwo ngubwo rero sigaye mbona abantu biga cyane nyine ibyo ni bashaje bakiga ibyo byawe ni ibyo nyine umuntu aba amaze imyaka myinshi arangije abona abandi barakiga ko banize gake hanyuma se ufite akazi ntago sha muri iyi minsi nakope ntago nabeshya ariko mu minsi iri imbere kari gahari mu minsi yashize kari gahari hanyuma se Olive wigeze ugira umukunzi namugizeho kuko njyewe ndi umufemeri njye mfite umwana afite umwana ungana iki afite imyaka 4 imyaka 4 ni byiza cyane subirayo nta mahwa hoya nibyo nyine ngira umukunzi naje gushaka umukunzi kambanze mugire byemeranwe tuzabyara nakabuze muzabyara kobwa na hungu nta kibazo gihari hanyuma se Olive ukurikije ubwiza ufite oya nibyo rwose uri mwiza kandi ufite ukuntu witwara nyine nk'ababyeyi urumva ko n'umwana wabyaye uramuha urugero rwiza rwo kwambara ukikwiza hanyuma se mu rushako rwawe wigeze uhaguruka waganirije nyogosenge waganirije mama wawe nyoko wanyu byagenze bite ntabwo nigeze nshaka nabaye nk'abandi bose niko navuga nakundanye n'umuntu kora amakosa banerinda amaze kunerinda ntabwo nyine twigize tubana ntabwo twigize twumvikana birangira n'undi dutandukanye ajya ukwe nanjye ngo umukwanjye imbere umwana ibyo birumvikana yagiye ukwe nawe usigara ukwawe urera umwana wawe hanyuma nyuma ye nta muntu wigeze aza gusaba urukundo ngo mukundane hoya ubwo nubwo mbonye umwana akuze mbona nyine ibintu byose nari ndimo n'ubundi nta rukundo nta kintu byaba bimaze ndavuga ni reka njye ku Muranga TV ndebe ko nanjye nabona umukunzi ongere mbisubiremo yego hanyuma se Umuranga Family TV wawumenye ute mbese rwose ivuye imuzi umbwira ukuntu wabimenye nagiye kuri YouTube nk'ibisanzwe mpaka kundi nyine abantu bicara bareba ibintu hirya no hino bigezweho ku isi yacu ndeba channel y'Umuranga Family TV ndeba ikikora nkajya ndeba ngo muhuza abantu n'abandi none ikintu cyanshimishije no ukuntu nyine abantu bafite ngo ubumuga abantu ngo barwaye nabo ngo mubahuza kandi bigakunda base umuntu urwaye umuntu ufite ubumuga baramuhuza akabona umukunzi jewe ni gute natamubona kuko njye numvaga shabiragoye maze imyaka myinshi abuze ati subu sheri umva na ahantu bizaba ariko ndavuga ngo nshobora kuza ku Muranga areba wenda nanjye byakunda ni ukuri ndagushimiye cyane kuba wararebye Umuranga Family TV ese wigeze umenya n'akandi kantu kuko Umuranga Family TV nta kiguzi ukwaka kugira ngo bakurange nta kiguzi bakwaka ntacyo nararebye mbonaho nimero ndahamagara ngize amahirwe muranyitaba mbasaba ko nyeneye nanjye kuba nashaka umukunzi murabinyemerera bikonje rero muranyakirira urakoze cyane Olive rero rwose kubyara kugira umuntu mukabyarana akagutenguha ntago bivuga ko ariko kwitwara nabi kuko abantu babyara ni umugisha ni imbaraga z'umuryango ni imbaraga z'igihugu kuba rero warabyaye ukemera kurera hari isomo byanagusigiye hanyuma se Olive ntatinze mu magambo ntatinze ku bantu bateye agatebe badukurikiranye wifuza umukunzi umeze gabo uko yaba ameze mbese byose ukabirondora njye umugabo nifuza sibyo umugabo nifuza ni umuntu ushaka kubaka kuko njye ntabwo nshaka urukundo rwo kuvuga nyine ngo tuzakundana ngo imyaka 2 3 4 tutarubaka njye nshaka umuntu wifitemo nyine ko turamutse duhuje njye nawe tukabyumva kimwe ko tugomba gukundana bidashobora gutinda kuko ubu nyine njye nshaka kubaka
ntabwo sinzi niba ibyo bintu uri kubyumva. oya nabyumvishe nabyumvishe urashaka umugabo utakurambika utaza nyine ngo aze sheri mukundane, ngo umwaka urashize ngo kimwe. nduraje. Yego. Mwa bantu mwe rero bakurikira Umuranga TV, ntabwo nje gushaka sheri wa wundi nyine tuzamarana umwaka wose tutaragira ikintu dukora. Njye nshaka umugabo wumva ufite gahunda ku buryo dushobora gukundana tukaba twamara igihe gitoya, akamenya nanjye nkamumenya, ubundi tukajyana. Oliva, iki kintu uvuze nicyo, hari igihe umuntu akurambika akakwizeza ko muzabana, akakurambika umwaka umwe, imyaka 2 3, binarangira mutandukanye, 5 atereka dambivuyemo, abona abandi ugasanga muratandukanye. Rero njyewe urwo rukundo ntabwo ndushaka kuko nararwigeze. Gukundana igihe kirekire kenshi burya ntabwo mbishaka pe. Hanyuma se Oliva, uvuze icyo cy'umuntu utakurambika ngo utegereze uhebe, hanyuma se wifuza umukunzi ukora iki? Ese wize? Ese mbese tubwire, umusore ureshya ate, umusore usuti? Njye umusore njye nyine umugabo nshaka, ntabwo abaye ari muremure nabikunda, abaye atari inzobe sibyo nabyo nabikunda, ariko abaye abifite ibyo, abaye ari mugufi ari n'inzobe ariko afite urukundo nyine nabyemera kuko njye ndamushaka. Ariko aje noneho ari muremure atari inzobe, byaba ari byiza cyane. Nyine nkunda abahungu barebare kandi bibikara. Yego ndabakunda. Abaye ari umugabo waba warabyayeho byaba byiza kurushaho, abaye ataranabyayeho namwakira, ariko abaye yarashatseho cyangwa se yarabyayeho njye numva nyine niwe nifuza, sinzi impamvu. Hanyuma se Olive, uramutse ubonye umufasha akakwikundira nawe ukamwiyumvamo, akakubwira ati natandukanye n'umugore, mfite imitungo iyi n'iyi ariko n'iy'abana banjye, mfite abana 2 cyangwa 3, icyo gihe wabyemera mugashakana imitungo mwembi muri kumwe, cyangwa wavuga uti reka nanjye mpaho hari nose ibi n'abafite aba yarigize gushakaho yaranabyaye sibyo? Icyo gihe rero yakoreraga rwa rugo yari afite, ntago yari ari gukorera Oliva, ntabwo yari azi ko bazahura na Oliva sibyo? Bibaye byiza yabanza wenda agaha bavuga 8 niko mva, agaha 8 abana be, yagira icyo asigarana nkagenda nkamusanga, atagira n'icyo asigarana tugatangira bushyashya. Ubu rero hari abantu bateye udutebe badukurikiranye barimo kumva ibitekerezo byawe. Ese uramutse ubonye umugabo akakubwira ati uva mu mujyi wa Kigali nkurikira mu gihugu cya Uganda, arabonetse se? Arabonetse se? Kari cyo kibazo. Naje gushaka umugabo, ntabwo naje gushaka ngo uwi Kigali uwi Muhanga. Murabyumva bantu mukurikiranye Umuranga Family TV, ati murantindiye, ati uwo mugabo njyana Uganda yabonetse ahubwo. Rega umugabo ni umugabo sibyo, ugomba kubaka. Rero ahantu yubatse we mwubahe nk'umugore, naho nyine yashatse wowe hajye nyine uhature. Uhature kuko buriya niyo ukunda umuntu no hasi waharyama, ariko muri kumwe dore imyaka iragiye, ahubwo nibabanguke. Nukuri Oliva uranshimishije cyane, kandi mpamya ko washimishije n'abantu bakurikiranye Umuranga Family TV. Nukuri babyumve ibyifuzo byawe, basore bagabo mubyumve ibyifuzo bya Oliva. Nukuri ni umugeni mwiza, ni umukobwa mwiza. Hanyuma se Oliva, hari akandi kabazo. Uramutse ushatse umusore akakubwira ati nari mfite umuntu twakundanaga, dufiki niki, dupfingisizi nizi zo kutanyubaha, zo kutankunda, ibyo bintu ubivugaho iki? Wagira nama ki bene abo bantu? Erega reka nkubwire mami, iyo umuntu yafashe gahunda akavuga ngo naze kuri televiziyo runaka
avuge ngo njye nshaka umukunzi nuko kuko abamushaka sibyo rero iyo ugishaka gupyinata kujya mu bindi kuvuga ngo kubahuka abo bagabo cyangwa kugira gute hanze barahari abo bo kubahuka kuko nabo baba batwubahutse sibyo abagabo batesha umutwe nabo barahari sibyo iyo umuntu rero yafashe umwanzuro akavuga ngo reka none njye kuri televiziyo mvuga ibyanjye mvuga uko mbishaka nuzaza azumva njyewe nyine uko njye nshaka umuntu dukundana uko nazaba ameze sibyo rero kuvuga ngo abakobwa bubahuka barahari benshi wenda natwe hari abo twabubahutse ariko kenshi nta mukobwa bubahuka umuntu watamubahutse biterwa n'ukuntu yaje hari abahungu benshi babeshya bakwizeza ibitangaza iyo ugize amahirwe rero cya kintu ukakivumbura akavuga turamuntu arambeshya afite undi ibiki nawe nyine uramwubahuka kugira ngo azanagende unamwereke ko bya bindi wabimenye niyo mpamvu rero abo baba bahari rero iyo ufite gahunda byanga byakunda uwo mukobwa mu gihe akubahutse mureke ushaka undi muntu uzakubaha ni ukuri nibyo